amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza ahubwo se wowe. Shanage ndakomeye gusa nabonye naha harahindutse cyane. Shanage ndabibona tu. Ese mama yagiye he? Sinzi ahantu agiye. Ubundi menyereye ko ari we nza kanyakira. Wowe menyereye kuri ya televiziyo ahubwo nawe musisi uko byagenze. Ntago nzi ahantu yagiye pe. Noneho se kutakireba filime. Ntabwo uyu munsi byanze nyine. Ari ndi mu kazi kenshi. Ariko nabonye harahindutse. Hano ruguru bahazanye ikigo cy'amashuri. Byashoboka je sinjya ntembera cyane. Ku buryo utavuna mu rugo. Nje ntabwo njya ngenda cyane ku buryo ibyo nabimenya mba nibiriye hano. Kutambaza amakuru se yaho nari naragiye. Amakuru yaho ubwo. Shaka ishuri nyine aho nari naragiye biraho ni gakeya. Abese ntabwo biba byoroshye no kumenyera klima z'ahantu batamenyereye. None se amakuru ya Keri. Sukeri uracyamwishyizemo? Akoyeme. Naam. Mbisi shize nakubonye utemberana na Nadia. Ubwo se mwana. Waramubwiye ko umukunda. Agemi. Nimba hari ibihe biryoha. Ndakumva. Ni igihe mara ndi kumwe na Nadia. Yego se? Ariko uriya mukobwa ndamukunda. Ndabizi. Twaratemberanye biryoshye ewa. Gusa nyine ku rundi ruhande Nadia ni n'umukobwa mwiza. Ku buryo iyo turi kumwe ewa. Ntago mba numva twatandukana ubundi. Gusa turi gutemberana twageze ahantu. Duhura n'agahungu kitwa Keri. Keri ntabwo muzi ko akajemo gakoraga hariya kuri butike. Uravuga Keri ka gasore gakora kuri rya duka rya mama. Yego kari. Kari agatipe twarahuye. Kibereye kuri phone maybe ntabwo kari kazi ko turi bwanahure. Nindugiye mbona umukobwa twari turi kumwe. Bwenge bwagiye. Ntawuzwe n'ikizi. Yego mana. Urashoboye rero. Ura muhungu koko na n'ubu na nisa ntabwo uramwikuramo. Mubwire Chanel. No mu bantu uvuga nabi Keri ntukamuvuge nabi. Ubwo yatuma njye nawe ubushuti bwacu bwangira. Rekana nawe pe ura muhungu je ntabwo nagushimiye. Uzobaroza imyaka maze ndi hanze ko najyaga mutekereza. Ibaze nawe pe. Kwiga cyakora narabishoboraga gake ariko nkanyuzamo nkatekereza Keri nkatekereza ko na nimero yanjye hamagara nkayibura. Ntiwajyaga online ngo basi tunakugane. Ubwo se unabyuze. Na phone bari barayinyatse. Acishamo ndamuzi ni nkazi pe ntabwo byari bibu. Acishamo nyine akababyeyi ntabwo kabura. Nyine mpa makuru ya Keri n'iki ndi kukubaza. Oya je nakubwiye ngo Keri ntabwo bishaka. Ese uri inshuti yanjye? Turi inshuti cyane. Byari ko ntakubaza amakuru ya Keri ukambwira ngo ntubishaka. Byari ko ntabwo nagushimira umuntu wese kuriye. Ameze Karyasi. Karyasi nago umuntu. Umukozi wo mu rugo. Mbamubwira. Karyasi cyambere ni umuntu. Icyambere afite umutima afite urukundo. Ni mwiza kuri njye. Umunsi reka nkubaze. Uriya muhungu buri yakumarira iki? Yamarira iki? Yakumarira iki? Wakundana. Kandi yanshimisha. None se reka nkubaze. Ubura gushaka abatipe bafite amafaranga ubura muhungu yakumarira iki Chanel reka nkubwire rero nkugire inama. Ndi mukunda kuruta. Niba wotekereza ko amafaranga ari yakora byose uribeshye. Boro ntabwo bizi. Nose kumva ngo ubundi urukundo umugeze mu nzu udafite amafaranga urukundo warujya. Nshimye kuri ko munyangisha. Urajya nkundende. Ahubwo reka nkubwire. Hari umuhungu witwa Jeff. Jeff. Ntumbwire ko ari umwenza ariko uriya twakuranye. Umva yaragupfiriye ntabyuzi yaragupfiriye ntashaka. Niba yanakuntumye. Njye n'ubwire ko ntafatika. Ndavuga ati se bigenze bite? Gusa nyine nubwo nkunda Nadia ariko Nadia nawe akunda Keri. Ahubwo ngira inama. Uriya mukobwa nzamukorera iki? Nzagaragare gute? Kugira ngo byibura abone ko njyewe Jeff mukunda. Se Nadia umukobwa mwiza kuriya wo mu ngagari yakunda agasore nkakariya ka Keri. Uracyabyibazaho? Ko niko kuri. Kandi Nadia ndamukunda. Nta n'ubushobozi na bumwe mfite bwo kumutakaza. Ibyo byumve neza. Ako Jeff narabikubwiye abakobwa ntabwo bakunda igihagarara. Nta nubwo bakunda abasore bafite amatuza nk'aya yawe. None bwo yakunda bagendera ku marangamutima yabo. Yaho nyinzira. Ubuse ngiye urandebye ubona nta marangamutima mfite. Oya marangamutima urayafite ariko bya bindi byacu rega nanjye turiyizi nanjye ndiyizi.
twe tugendera ku mafaranga dufite ukumva ko umukobwa wese ushaka yagukunda ariko ku bakobwa si uko bimeze. Kazo umbwije ukuri unandebye ubona Nadia ntamukunda reka ibintu Emi ari kuvuga wowe ugendere ku marangamutima ndetse n'icyo nkora kugira ngo Nadia mutsinde. uriya muhungu cyambere afite amafaranga azindi kandi ese ufite amafaranga arusha ayo mfite ego mwana yanjye arusha ayo mu rugo se mfite arakurusha none se reka nkubaze iby'iwanyu ni iby'iwanyu usanga umwana ureke umukene shani ubu wari uzi ko navuye mu Rwanda nkajya mu Bwongereza mpunze mu rugo none se reka nkubaze ahubwo ko ari uko n'ubu ngubu wagizwe n'amafaranga ya kabyasi numara gushakana ahubwo muzabaho muri ubuse ntabwo nize njyewe mfite mu mutwe mfite amafaranga ayo mfite tuzafatanya ntabwo byemera shani mbabarira ahubwo niba uri inshuti yanjye unshakira amakuru ya Kelly aho niba unazi naho hantu akorera uhanjyana umva ubwiye ntati uri inshuti yanjye pe ariko ntabwo nagushimira umuntu kabyasi abasore bafite ifaranga risheje tabaha kuri Kelly iyo bigeze kuri Kelly ubushuti bwanajya no hasi. Umva Jeff nawe Emi ntabwo abana duciriritse ntango iyo tugeze mu rukundo turakunda cyane tu we nanga azakureba kuko ufite wanyu heza unywa tugenda ukadutama amayoga tukanywa turi kumwe na Emi nk'iniga yacu nanga azabikurebera ngo abigukundire. It's okay munze kubivuga neza Emi nawe urabizi yuko everyday abandi hafi urumva ariko ke tekereza neza umuhungu utasohokana Nadia byibura amugurire umunsi umwe abari kurwanira life y'iwabo ngo ngaye ibibazo byo kwiga ariko man tekereza nimba mfite amafaranga mbasha ko basohokana kubera iki natsindira Nadia kubera iki njye nagomba ndi kubyumva. Jeff ntangana twombi nanga umukobwa azagukundira kuko muryamana kenshi kuko umugurira kugira ute ko wambara neza ahubwo we amarangamutima we uba muyoboyeho n'ibyo Emi yahoza kuvuga. Gusa Jeff urabizi uri inshuti yanjye ndakumva kuva na kera gusa njyewe ndi kumwe nawe tuzakora ibishoboka byose uko bizagenda kose icyo bizadusaba cyose ubundi bizarangira Nadia abaye iwawe. ni sawa kabisa ubundi umuntu wese uri bwaze mu ruhande rwanjye anyumvishe ko Nadia ari uwanjye aho ngo tuba turi guhuza ureke Kazungu uri ngo kuryamana kenshi bakuba namugurira kuri iki gihe umwami uganje muri iyi si ni amafaranga. Ngenda kumva cyane Jeff nimba ufite amafaranga ni gute ariko ubundi Nadia yakwanga ubundi amafaranga ni byose niyo ayoboye isi Nadia azagukunda ku kabi nakeza tuzakora igishoboka cyose kandi Nadia azagukunda. Ya ntacyo sibyemera ni inshuti yawe urabizi fata umuntu ufite amafaranga ubukire ntabwo gusa 20,000 ahembwa ibyo 20,000 sinagara amafaranga ayo mafaranga azakugeza mu mezi 2 saba yangara oya simbishaka na mama naramuhunze kubera icyo ngicyo naho ubushuti bwanjye nawe bwarangira. Umva Jeff nawe Emi amafaranga yego kuko Emi avuka mu mafaranga ariko amafaranga nanga ariyo wavuga ngo nanga zigera agura urukundo na rimwe ariko njye hari ikintu tutari bwumvikaneho neza ntabwo uri kumva ububabare mfite bwo kuba Nadia yabonye Kelly none ibitekerezo birahinduka mu gihe nari firi kuri we ayo masaha turi gutembera byaryoshye ndi guseka ewana umutima watashywe n'ibyishimo. Ariko ubundi Jeff nimba nibuka neza nawe ntubigeze umbwira ko wigeze ubwira Nadia kumukunda ngo rero nimba akunda Kelly njye ndumva atari ikosa rye gusa wowe shyiramo imbaraga unabimubwire turebe azagukunda. Bura Emi hari ikintu utazi mu gihe njye Nadia mufata nka girlfriend we amfata nk'umubest urumva kandi ibintu by'ubest ntabyo nkeneye kumva twari turi gutemberana urabizi yari yaragiye kwiga hanze nicyo gihe nari mubonye ngo tuganire byibura ngere n'icyo mubwira we bari kumfata nk'umubesto ngo ndi inshuti ye ngo twarakuranye ngenda byumva twarakoranye koko ariko se jewe urwego ndiho rwo kumukunda kandi n'umutima wanjye wose nkamuha ibyo ashaka byose urumva ariko sinibaza impamvu ahindukira akajya kureba nimba Nadia yagufata nk'umubesto ko numva bitoroshye. Umva Jeff ntango Nadia azagukunda kuko buri muhabura kimwe cyose sibyo wowe uramukunda tu ariko nurabimubwira kandi nawe
niba yahuye na Kelly ukabona arahindutse ni isura ikwereka yuko Nadia akunda Kelly. Jeff umura Nadia azamuka genda bigusezeranya ndi inshuti yawe kandi nzabigufashamo bizarangira Nadia gukora Egos cyane. okay Gazurika nkubwira sibyo we na Emi muri inshuti zanjye kandi bya hafi murabizi niyo stragomba ndi kunyuramo ya Nadia mukunda kanyanga murabizi nyine n'urugendo rutoroshye ubundi urumva ariko nimba hari ikintu gishimisha no kuzibona final ndi kumwe na Nadia ahubwo tutagiye kure icyazamo nk'Imana y'u Rwanda nkabona ahantu nahungishiriza Kelly ari bishoboka Nakubwiye ko byose nzabigufashamo kuko ni inshuti yanjye ibyawe nibyo byanjye nzabigufashamo ndabyumva kandi cyane gusa nyine Kazu we hari ibintu utazi ya wabangutse Kazungu ari yeze Kazungu se Kazungu nawe nigeze mbona cyagiye sinakubwiye ko azadutengo aho nyumvira tugende mu tujye kureba Nadia tujye kuri Nadia urabizi neza ko atari mu rugo se tugende mu turamusanga kwa Shani Chanel ama ngaho ibaze pe ariko hari umuntu uri gukomanga ushobora gukomanga ariko siko nayo nanabyumvishe kanjye kumureba banza umurebe kangereyo umeze meze ute se meze neza wowe se meze neza meze neza njye mubwiye se ko Nadia ari hano Nadia arimo hano se Nadia arahari iyo tuje kwirebera nyine biraba awa Nadia arimo rwose Nadia umeze ute nta kibazo nkubira nta kibazo meze neza meze neza iminsi yari ibaye myinshi yego cyakazi ubundi Nadia umeze ute se meze neza umeze neza umubonye Nadia shambo ndamubona kabisa ni mushya tandukanye nawe undi waruzi twonye ngo nibwo mbonye Nadia umeze ute se meze neza kuri iyi minsi byagendaga neza ndagenda cyakoze ubundi teruka na wa muzi turi gutembera muri wa muhanda urabyibuka ariko umubonye emisi namubonye yanjye mugara umubonye Chanel cyane umeze Chanel tumaranye umwanya munini tuganira si kwitambwe kuje hano ku buryo utabonye byari ngombwa si kubera itanyizera ubundi Emi nawe Chanel karamba hari ikintu mutazi gishya se kuri twebwe wenda ntabwo kiraba gishya kuri mwebwe ariko kiraba gishya kuri Nadia Nadia ikiganza cyawe kuziye mpamvu somumisha ikiganza cyawe ihamusumuje basi icyo ngiye kuvuga urumva ikivuga umperesha ikiganza cyawe birabibyuye oya nta n'ikibazo Nadia ndagukunda Nguki Ese ubuze uri seriye cyangwa ndi seriye cyane ariko rimwe na rimwe mwabigambanye se gusa no nabyo kugambana iryo jambo uvuze risubizaho twumva kubera iki ijambo mvuze riri ku mutima kandi mfite ubushobozi bwo kuririmba mfite n'ubushobozi bwo gukundana nawe nta kintu na kimwe wifuje ubwo se urabizi neza ko ubwo bushobozi ufite urabizi kuri njye nyemerera wakire iryo jambo nk'ukuri ntabwo ryemeye mfite umuhungu nkunda nihebeye tambwira ko ari wowe undi mwawe cyagiye n'intoki se zijemo aya mbisore gerageza ntugire wigerageze kamere yawe niba aricyo kikuzanye hano hari umuntu waguhaye amakuru ko ndi hano mbabarira unagende cyangwa se muri kimwe kigende ntabwo nagukunda urabizi nakubwiye ngo iryo jambo ntabwo ushaka no kuryumva please
murabe. Nadia umva zabinkora ndakwinginze. No Nadia nyumva ndakwinginze wanyumva Ariko Jeff, n'imyaka yose tumaranye uko nari nzi ko uri musaza wanjye. None nibyo. N'undi munsi nuzongera gutekereza izina nawe. Musa, utesi, salamu, umeze utesi? Mzima kweli. Umeze neza? Na fresh. Mesi mnyingi. Wallahi kweli. Unabuze. Kabisa. Umeze utesi? cyane ku gatebe bandi tubaze turebe ukuntu ngene bimeze. Nanga nyine tu ni nguye. Okay. Yo bameze neza fresh gusa nyine naje nsanga na fisa dahari. Fisura yari yatunaniye rega. Fisura yari yatunaniye. Utesi. Fisura yakoraga mu bintu by'ubwenge. Naje kumva nyine numva mama arampamagaye ambwira ko bamufunze tu. Fisa ari ku isheni. Mama nawe ameze neza nta kibazo. Nubwo nyine mbona wagira ngo kuba yarabuze umwana we nyine biragoye nyine kugira ngo byakire. Yangwaga ko yaryo bitabi. N'inzoga. Naho ngaho nyine Fisa mubona twasendaga buri munsi. Ya bintu rero byabasa urubyiruko. Ahantu hose usanga ikibazo cy'itabi, ikibazo cy'inzoga cyabaye chronique mu bana mu basore. Abasore usanga umuntu w'umusore kibaza Ikibazo ikibazo buriya biragoye kugira ngo kino gihugu tucyubake kandi dufite umwanya wo kongera gutakariza mu biyobyabwenge. Niyo mpamvu usanga gutera imbere k'urubyiruko biri hasi cyane. Umwanya munini baba bitaye ku bintu bidafite akamaro. ni ahantu hose rero n'ibi bihugu bigiye bitandukanye usanga abantu ibiyobyabwenge byarababase ariko uretse kubona nko iki gihugu cyacu ubuyobozi byageza kurwanya no kubikumira kuko biriya bintu bigira ingaruka ku muryango kuri sosiyete nyarwanda. Umukecuru bambi urumva ko yahuye n'akaga. Abari aho ngaho tuyiturije gusa nyine bigaragara ko yahungabanye. Biragaragara ko yahungabanye cyane cyane ariko kuko ntabwo ajya yishima mbona nyine ari aho yiturije ntabwo akimeze nka mbere. Ubundi twajyaga twicara nyine nka famiye tugatera inzoga tukaganira ukabona nyine mama arishimye ariko kuva Fisi bamufunze ntabwo arishima. Nawe nari mu buzima bw'ishuri Ndabyibuka neza kuba ku ishuri ahubwo amashuri meze bite? Amashuri ameze neza naraje nsanga kwicara mu rugo bitari ngombwa ngaruka nyine hano ku kazi nk'ibisanzwe nsanga na mabuja yarahindutse ariko ubona hasanze nawe tubiranye neza nta kibazo yaranyakiriye tuna Karine ninamubwira kuruse shane se ko maze igihe narakubuze muri iyi minsi wari ufitiye mudu Nadia afite ikibazo gikomeye se buriya ni ikihe kibazo yaba afite nanjye sinyizi twagakwiye kubaza mama twumva ko yabimuganije. Okay nta kibazo reka tujye kumuhamagara aze tumubwire ikibazo afite nawe ndashobora kumubaza akamubwira icyo ari cyo. Ntari bigenda umubaza wumve ko yaba abizi. Nadia yaciyeho nyine tubona ameze nabi nk'umuntu ufite ikibazo nkawe w'umubyeyi wagenda ukamwegera ukamubaza ukumva uko byaba bimeze. Nadia umukobwa wa musaza wawe? Yego. Yabaye iki? Ntabwo tubizi aciye atatuvugisha nanamwiriwe nyine nta n'ikintu yigeze atubwira. Yaciye agenda yikubita gutyo. Reka se mbwira icyo yabaye da. Ubwo namara kuhagera turamenya icyo yabaye. Kandi mwa bakobwa niba ari uburwayi wenda bikomeza ndavuga musaza wanjye tugende kwa muganga. Ibyo by'urukundo rwaje kujya ntabwo mbyumva neza ko njye mu nama y'ikibina. Karibu metero ku mpande muri iyo filime. Kanjye kuyizana cyane. Yego. Utebuke. Nanjye ndaje. Yes, ese niko kugenda.
ntari karibu wambwira impamvu uzamugana. uyobewe kuri musaza wawe ariko nawe urabizi neza. Okay, sinzi nimba ari kubifata ariko nyuma nakubwiye ngo ijambo sinshaka kongera no kubyumva mana yanjye umbabarire we kubitamurira n'ifuka Jeff nakubwiye nti twarareranywe ubuzima twabanyemo bwose urabuzi rero nta kwihishira ntaki mbabarira usohoke ivange nzi ko bivuze neza ko twabanye ubuzima bwose ubuzi basi ibyo nakoraga wabonaga nk'ubwaga cyangwa wabonaga nk'umuhungu ukomeye nabibonaga nk'umusaza wanjye ntabwo ariko kuri uyu munsi rero ntabwo ariko bivuze. mbabarira rero mana kandi ndakwinginze iki gikorwa nahereye kera oya giteguye mbabarira ugende basi nkora iki ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka n'inzozi sinanazibona zimeze gutya ese nimba waramfataga nka brother wawe wintesha umutwe genda nimba waramfataga nka brother wawe ntabwo wumva ko nagukunda ngo dubyumve. ushaka ko musiga muri iyi ntebe no ntabwo aribyo nifuza uje kwicara ngo tuganire vuga ibintu bizima bitari no twari kumvikana neza sinari ubona ko uhaye umwanya wanjye kuva mu buto kugeza uyu munsi wa none wibwira yuko ari ubwo rye nakoze ari inshuti ese kuki ubibona nk'ubucuti buri gihe ako utekereza mama wagiye kumva ngo natwe yagiye kumva ikibazo ni iki nta nubwo ibyo bintu byanaba ariko sinumva ikibazo kiri njyewe nkunda keri ndikwibutse nkunda keri nta n'undi muntu nshaka gisigaremo wenyine mva basi mubwire please ndeka nadi nimba Jeff, umeze bite? Jeff, umeze bite? uzi nabi Nadia wamubonye se? ntamubonye ariko ntacyo byatanze maze byagenze namuvugishije ariko ntumubijyana mu rupapuro yikubise yongera aragenda noneho ananutse sha Yagiye agututse? ntabwo wabyumva shani wakora iki kugira ngo umuzane Nadia njye naramwigishije bishoboka namubwiye inzira nyinshi ukuntu ufite amafaranga mbwatirika kwiteza uriya musore umeze kuriya ariko sha yarabyanze pe yarananiye Ako Jeff, ngewe uzi ikintu mbona. Reka tubifate nkaho Nadia yabifashe nkaho wihuse. Sibyo? Reka twongere utangire gake gake witonze. ese Yeah. babifate nkaho nihuse n'imyaka tumaze Ego imyaka mumaze yego waramukoraga ariko we yagufataga nka best friend we. Ariko reka dufate ko yabifashe nkaho wihuse. Reka dutangire gake gake step by step turebe icyo bizatanga. icyo nicyo ntari kumva imyaka maze Nadia namubonaga nk'umu girlfriend Ako Jeff wibuke neza ko wamubonaga nka girlfriend we agufata nka best. wowe turabifata nkaho wihuse kuko sha ntabwo mbizi mfite umupangu mushya Wowe. y'urwego tugomba kuba turi batatu okay ndashaka ko tuzicara tukaganira nawe bitari uyu munsi nkabaha amafaranga mugasohokana na Kazungu na Kid kubyumva aho ngaho ni bwo umupangu wanjye uzaba urangiza
Okay, ndakumva cyane kandi nakubwiye ko icyo bizasaba cyose kugira ngo ubone Nadia nzakigufashamo. Urabizi uri inshuti yanjye kuva na kera, ntabwo rero natuma kera gutwara Nadia gutyo gusa. Icyo bizasaba cyose nzakigufasha ariko ubone Nadia. Akoze. ako kantu Shani, hari ikintu kimwe utazi. Nadia nibwo yikubise akanyereka yuko nyine ndi hasi cyane, ariko njye ndamushaka. wowe mubikurikirane uvuga ako kantu No, nshaka ko bigiramo uruhare. Icyo nagusaba wakinkorera. nimba bishoboka nzakikora. No, ntabyo gushoboka. Birashoboka wifuza akagufasha gute? Nshaka ko uhindura imyumvire ya Nadia. Birashoboka kandi ugomba kumuba hafi ukamwumvisha mu ijwi rya buri kanya yuko ari njye umukeneye kandi namushaka. Uri kubyumva? Shani ndamwizeye azabikora kandi azabishobora. Gusa mwibuke yuko hano turi kwa Nadia. Ushobora kuba twumva tukatugereza. Okay. Jeff uracyari aha ngaha? Mwese mwaje ryari? Sinyumbaza? Jeff, none se ahubwo wowe byagenze ibiki twabonye nyine uza wikubita ntabwo tubizi tuje tumukurikira kuko tuzi ko yagize ikibazo ahubwo se we nta bintu mwumvishe Jeff yabwiye. Okay, Nadia. Birumvikana wenda Jeff yabikubwiye utabyiteguye cyangwa bifate nkaho Jeff yakinaga. Nubwo nzigera nanamukunda. Yeah. Kandi na Chanel ndabizi neza kabizi. Kandi nawe ni kwirengagiza. Gerageje kamere yanjye. Ingezi. Nadia ku nshuro ya kabiri arahagatiye. sinzabigenza ikibazo cyabaye kera cyangwa nuko Nadia atanyiyumva Njye nzabikore gute kugira ngo nigarure umutima wa Nadia? umukobwa uri kuvuga nabi kuri asonga Gusa mfite imipango ibiri. hambere Ngomba kumvisha Chanel neza ko Nadia agomba kuba wanjye. Akamwumvisha yuko Keri ntacyo amaze. Akamwumvisha neza nta bundi buryo afite gukoresha uretse gukunda Jeff. Umupango wa kabiri, nimbona ntagihindutse ku mitekerereze ya Nadia, ngomba kwifashisha inshuti zanjye eshatu: Emi, Kazungu na Chanel. Nkabaha amafaranga bagasohokana Keri. Aba niho umupango wanjye nzamufasha. Bamufashe kandi nawe ugezweho. Gusa ntabwo byoroshye. Wenda mu gihe Nadia atazabona ko Keri atari inaha cyangwa se yamubuze muri make, azemera kunkunda. Azumva ko n'ibyo namubwiraga ari ukuri. Gusa ntirengagije yuko uriya mukobwa afite umutwe ufunze ku rwego rw'uko akimbona ahita yumva ahindutse adashaka no kumenyera. Gusa twigomba gucika intege.